urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel in the boss? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert sibu ntagera. Niguti hagera uvyambye umutego ngo hajya ngo kwitine ngo kuki. Lucas nabajye kumvana mu kazi kanjye. Hano hari imitungo. Ngomba guhangana nabo. So busy. Okay, Matheus. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Ni inshuti yanjye kuva kera, buriya nubwo twagiranye biriya bibazo bigaza gutuma hari ikintu ugeze kumbaza turimo tuza se urako ko wampigaga wari kuzampitana. Gucika wari kumpitana. Mtoka kwa muziki kwanza. Niko mzee. Yowe dokta. Ariko rugema. Mzee. Urugo biribagiza. Barimo barazenguruka bashakisha umuntu ufite umuti ugomba kumukiza. Kumbi wibereye aha. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Iyi episode tugezeho noneho ibashe kuba yashimisha abantu. Twabonye ko dogiteri yabashe kuba yagera hano kwa Rugema akabasha kuba yaza kuba yagambanira Iribagiza. Rero abantu bazi ko yagambaniye Iribagiza ngiye kuba nabamara impungenge kubera ko muri episode igiye kuba yakurikira niyo tuje tugiye kuba twayiganiraho, kubera ko nubasha kuba watanga igitekerezo hano kuri ino channel ugakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe uzajya ubasha kuba wasobanukirwa. Rero abantu muri kwitiranya ko uyu musaza dogiteri yaba yaragambaniye Iribagiza ntago yigeze abikora, kubera ko ahubwo agiye kuba yagambanira Rugema kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Rero uyu musaza ni ikintu cyiza kimuzanye hano kwa Rugema. Aje hano kwa Rugema hari ikintu cyamuzanye kuba yaremeye kuba umuzamu, ni ikintu cyamuzanye kuba yaraje kuba yavura Iribagiza, kubera ko Iribagiza agiye kuba yabona undi muti wa kabiri, uyu musaza agiye kuba yamuha undi muti. Rero abantu bari kwibwira ko uyu musaza yagambaniye Iribagiza ntago ari ukuvuga ko yamugambaniye, ahubwo yaje hano ngo amuvure noneho bari kumwe, kubera ko Iribagiza hari umuti wa kabiri ataranywa. Rero uyu musaza niwe yaje hano. Muribuka ko bari bashimuse Rugema ngo bakabasha kuba bamutaba kamarade na Emile ndetse n'uyu musaza, none uyu musaza akaba yaramucishishije. Ngiye kuba nakumara impungenge nkubwire ko uyu musaza agiye kuba yavura Iribagiza akabasha kuba yamuha undi muti wa kabiri, akabasha kuba yakibuka yuko uyu musaza uburyo twabibonye ntago yabasha kuba yagambanira Iribagiza ndetse na bakamarade na Emile, yuko n'abana be ntago yabasha kuba yabagambanira. Tubonye ko noneho uyu musaza abashije kuba yakinjira kwa Rugema, Nyiranambara na Fabiola babashije kuba bamwakira bishimye cyane. Ati yarekuye Rugema, yabashije kuba yacikisha Rugema. Rero bari kumushima bazi ngo yakoze ibintu byiza cyane, kandi twebwe twarabibonye. Abantu twarebanye episode zarangiye uraza gusubira inyuma ubashe kuba wabibona. Twabonye ko uyu musaza yagambanye na Emile ndetse na kamarade kugira ngo abashe kuba yaza hano aze kuba yavura Iribagiza, kubera ko umuti wa kabiri Iribagiza azawuterwa mu rushinge. Rero nimba tubashe kuba twagera hano kuri uno munota ushaka kuba wasobanukirwa, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujya muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kubera ko uyu musaza yazanwe n'Imana hano, yazanwe no kuba yafasha Iribagiza ngo abashe kuba yakibuka buri kintu cyose. Urumva ko uyu musaza yazanwe n'umugambi mwiza, abemera ko Imana igikora ibitangaza ikabicisha mu nzira ndende ariko zikabasha kuba zagera aho zijya. Mujye muri comment mwandike amena, kubera ko uyu musaza Imana ibashe kuba yamucishamo ubundi bushobozi kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza, nubwo yirengagije ubuzima yararimo, ariko aje kuba yavura Iribagiza. Agiye kuba yamuvura akamuha undi muti wa kabiri. Twabonye ko uyu muti wa kabiri Iribagiza azawuterwa mu rushinge. Rero uyu musaza kugira ngo abashe kuba yagambanira Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola, noneho mwabonye ko yabashe kuba yasaba kubiyegereza, arimo yijijisha cyane kugira ngo abantu batabasha kuba bamuvura
kuvumbura ikintu yaje kuba yakora hano mwa runo rugo. Urumva ko uyu musaza yazanwe n'ibintu byiza cyane. Rero abantu muba mwatangiye kuba mwamukunda, abantu murimo mumukunda, mujye muri comment mwandikemo ijambo amen, kubera ko Imana yabashije kuba yamukoresha. N'abantu mwari mutangiye kuba mwanga muri ino filimi, rero byari ibintu bibi cyane kuba wakanga uyu musaza muzi ngo yaragambanye. Mugiye kuba mwabona episode igiye kuba yakurikira uyu musaza arimo avura Iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane arabakoze muri no filimi, kandi nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, uri kandeho ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kumva ibyo uyu musaza yabashe kuba yaza gukora mwa runo rugo. Rero ni ibintu byiza cyane. Twabonye ko uyu Kanyana yararimo amubaza uyu musaza Iribagiza ari kuba yashaka. Iribagiza ntago azi uyu musaza, kumbe bari kumwe mu rugo. Uyu musaza yazanwe n'umugambi mwiza. Ese Kanyana arabasha kuba yabibwira Iribagiza kugira ngo abashe kuba yamenya ko dogiteri arimo ashaka yaje kuba yamusanga mu rugo. Rero uyu Kanyana nabasha kuba yasohoza ubu butumwa akabigeza kuri Kanyana, yuko tubonye ko Kanyana abashe kuba yamenya ko dogiteri ari hano mu rugo. Dogiteri Iribagiza ndetse arimo arahiga cyane uyu musaza Iribagiza, arimo aramushaka cyane. Urumva ko Kanyana nabasha kuba yabibwira Iribagiza, Iribagiza arabatangiye kuba yabona agahenge, kubera ko dogiteri agiye kuba yahura noneho nawe umusaza ataraze. Umusaza wababikiye imitungo yose kugira ngo babashe kuba bakura azayibahe. Uri kumva ko rero igihe cyageze kugira ngo abashe kuba yabaha impapuro z'imitungo yabo. Noneho dogiteri tubonye ko yabashe kuba yagera hano kwa Nyiranambara bakabasha kuba bamwakira neza. Twabonye ko Fabiola ndetse na Nyiranambara babashe kuba bakishimira dogiteri kubera ko yakijije Rugema, kandi twamaze kubona ko Rugema atari umuntu mwiza cyane wo kwizerwa, kubera ko Rugema yashatse kuba yakica n'uyu musaza kera. Rero ntago yahitamo kuza kuba yamukorera, kubera ko uyu musaza yashatse kuba Rugema yamwica. Urumva ko atabasha kuba yakorera Rugema, ahubwo yabashe kuba yamwihishamo kugira ngo abashe kuba yakinjira mwa kino gipangu, azabone uko avura Iribagiza neza nta kindi kintu kimuteganya. Uri kumva ko uyu musaza agiye kuba yakora ibintu byiza. Imana igiye kuba yamufasha ikamugeza ku mugambi we. Imana yamucishije mu nzira zigoye, yemera kuba umuzamu hano kwa Rugema, yemera kuba yarara hanze, ariko tubonye ko Imana atabyemeye ko agomba kuba yaba hanze. Ubu bagiye kuba bamuha icyumba cye kugira ngo abashe kuba noneho yaba ahantu heza. Uri kumva ko byose ari Imana ibi bifitemo umugambi wayo. Imana iri kugucira inzira, ibanza kugucisha mu nzira zigoye, wazarambirwa ikakwihorera, ariko yukomeje intego zawe igeraho ikagutuza ahantu heza. Rero ibi ni amasomo tuba turi gukuramo tugereranya no mu buzima busanzwe. Uri kumva ko hano hari isomo rikomeye cyane, kubera ko uyu musaza yaje hano muri runo rugo ari umuzamu, agiye kubasha kuba yahabwa icyumba noneho cyiza, agiye kuba yatangira kuba mu nzu. Uri kumva ko Imana itangiye kuba nawe yamukorera ibitangaza, kubera ko afite umugambi mwiza wo kuba yakiza Iribagiza akabasha kuba yakibuka. Iribagiza namara kuba yakibuka, Rugema azaba agiye mu mazi abira, kubera ko Rugema iyi mitungo arimo yose niyaba Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibuka Iribagiza. Rero Rugema azahita ajya mu butabera, abashe kuba yafungwa. Twabonye ko na musaza wa Iribagiza nawe arimo mu iperereza cyane rikomeye cyane, kuba yatangiye kuba yakeka Rugema ko ari we wishe ababyeyi we. Uri kumva ko musaza wa Iribagiza nawe atangiye kuba yaza noneho mu kibazo neza, akaba arimo arakurikirana abishe ababyeyi be. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero nimba tuba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze kandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, cyangwa wandike ko Imana ibikora, kubera ko uyu musaza agiye kuba yakora ibintu bidasanzwe muri no filimi. Abantu mwatangiye kuba mwamwanga, ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko hari amasomo abashiye kuba yatanga muri no filimi, abasha kuba yakigisha umuntu, ukerekana ko umuntu ashobora kuba yakugambanira umuntu muba muri kumwe umunsi ku munsi. Iri ni isomo rikomeye cyane rero tuba tubashiye kuba twakura hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ntago twakirengagiza iri somo, kubera ko uyu musaza aduhaye amasomo akomeye cyane, ko utari ugupfa kwizera buri muntu wese ukwijeje ibitangaza ntago ariko ari bubikore. Ashobora kuba yakemera mukaza mugakorana ikintu kibi, ariko afite undi mugambi mwiza wo kuba yagutamo. Uri kumva ko rero uyu musaza agiye kuba yagambanira Rugema azi ngo niwe wagambaniye ba Iribagiza. Uyu musaza yabashe kuba yaha Rugema impapuro z'imitungo ya pirate kugira ngo abashe kuba yamwizera. Urumva ko uyu musaza agiye kuba yafatanya na ba kamarade ndetse na Emile kugira ngo babashe kuba bavura Iribagiza. Uyu muti Rugema namara kuba yawuzana, uyu muti azawuhereza uyu musaza. Ni umuti wa kabiri uyu musaza yabuze kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Mwibutsa ko
babashije kuba bawibagirwa bakawusiga mu cyaro kwa Kamarade na Emile. Rero agiye kuba yakoherezayo Rugema akamuha urufunguzo kugira ngo abashe kuba yajya kuzana wa muti wasigaye. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Rugema namara kuba yazana uwo muti, uyu musaza akawukoza ikintu yawugenewe kuba yawukoresha, yuko uyu muti ntawo ikindi kintu wagenewe uretse kuba wavura iribagiza nta n'ikindi. Urumva ko Rugema nabasha kuba yawuzana akawushikiriza uyu musaza bizaba ari ibintu byiza cyane, bizaba bishimishije. Rero nkwibutsa nimba ubasha kuba wakizera Imana ikaba ko igukorera ibitangaza ikabicisha mu nzira zigoye ariko bikabasha kuba byakugeraho, duhurira aho hasi muri comment utanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona ibi bintu, kubera ko birimo Imana. Uyu munsi twaje noneho dufite amavuta yo kuba twabagezaho buri kimwe utabashije kuba wasobanukirwa hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kandi ntabwo twakirengagiza ibintu twagiye tuba twabonamo hano byiza kandi bishimishije. Iribagiza namara kuba yakira bizaba ari ibintu byiza, kubera ko azaba agiye kuba yahabwa ubutabera akwiye. Urumva rero ko ibintu bikomeje kuba byaryoha kubera iyi minota tubashe kuba twageranaho. Nimba ubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, mbabarira ujye muri comment wandike amena, kubera ko Imana ibashe kuba yakora umurimo wayo. Uyu musaza tukaba tumenye ikintu yaje kuba yakora mwa runo rugo, kubera ko ibi bintu ari byiza cyane. Uyu musaza ikintu cyamuzanye rero, umuntu utamushyigikira ninde muri mwebwe ubashe kuba yagera kuri uyu munota, kubera ko nurangiza unkandire kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba urimo uraribona, kubera ko umaze kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose kiba cyabera hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ibi nakugezagaho ni ibintu bigiye kuba byaza muri episode izaba yakurikira iyi ngiyi tumaze kuba twareba. Rero ibi ni ibintu byiza cyane, kubera ko abakunzi b'Inzira y'Umusaraba babashe kuba babikunda, abamaze kuba basobanukirwa bamaze kumenya icyo bisobanuye. Rero ni nkusaba kuba wakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona video zacu, kubera ko tumaze kuba twabona ko dogiteri ibintu byamuzanye mwa runo rugo ari ibintu byiza cyane. Abashije kuba yavura iribagiza, akaba iribagiza agiye kuba yakibuka. Rero uyu Kanyana nawe akoze igikorwa gikomeye cyane. Ese uyu Kanyana azababwira iribagiza uku kuri iribagiza abashe kuba yakumenya mbere kugira ngo areke kuba yategera dogiteri. Rero ni ibintu byiza byabashije kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Twagiye tubonamo byinshi bigiye bitandukanye, ariko twababwiyemo bikeya kugira ngo mubashe kuba mwakumva ibigiye kuba byakurikira, kugira ngo muze kuba mwabimenya, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byabasha kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba kuri iyi episode tubashije kuba twageraho. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba byarushaho kuba byiza. Rero nkurarikire kujya ubasha kuba wakurikira video zacu zigiye zitandukanye, kubera ko tubagezaho video nziza buri munsi ukabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe.